ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. abaduteze amatwi mwiriwe mugiye kumva ikinamico shira impumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge Ajeprodo jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico shira impumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 14 cy'ikinamico shira impumu aho Simbikangwa yahangaye imvura akayitahamo nyuma y'aho umugore we yanze gutaha. Ese mama yaba yaraje kugera mu rugo? Reka mbareke mukurikire igice cya 15 cy'ikinamico shira impumu. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Karingani usiko wa mushinga ari sawa za nkuko nuko zisigaye zingana. Harimo n'amasake usiko zose narinzi ko ari inkoko kazi. Wapi shamuhi zikiri imishwi nanjye narinzi ko ari inkoko kazi zitangiye gukura, nabonye zimwe zitangiye kubika. Karinganire rero reka nkugire inama. Izi sake zawe uzajya uzigurisha abafite utubari bazotsa, none wongera ugura inkoko kazi zitera amagi kugira ngo urusheho kwagura umushinga wawe. Uzi ko ari byo koko? Ahubwo se baretse nkakuramo cya rusake kimwe bakakitubagira tukumva ko Yesu agira neza. Nukuri pe nkanagushimira ukuntu rwose wazanye igitekerezo cyiza. Haracyari kare Karingani. Tuzaba twihemba tumaze kugira icyo tugera, ahubwo se nkubaza. Ufite aho ugiye muri amagi yawe? Wahora n'iki muhi? Nta soko mfite sha. Gusa niba guhenda Karingani. Ntibyabura. Hamwe nyine usanga bampa kuri 80 ahandi 100, mbese nta giciro nyacyo. Sasa rero mubinzanye kukurana ibyo byari birimo. Hari umuhungu twiganye ubasigaye afite uruganda rw'imikati kabisa. Kandi yambwiye ko nibura buri cyumwe nakenera amagi 3,000 yo gukoresha mu mikati. Wow! Ntumva se sha? Twatangiye kubona isoko ahubwo. Yishyura neza se? Kwishyura nta kibazo. Ahubwo yambazaga niba bitashoboka ko twazajya dukusanyiriza amagi ahantu hamwe none akayahasanga atiriwe azenguruka. Uwo nawe ahubwo n'uwundi mushinga. Reba nk'ubu ngubu mu cyumweru mbafite amagi nka 70. Twajya dukusanya n'amagi y'abari bose twaguriye inkoko akayagurira hamwe. Nanjye niko mbitekereza. Gusa byadufasha kwagura umushinga wacu kabisa. Kuki kuko tutabitekereje kera? Ubu ntituba tugeze kure. Tuba tugeze kure pe. Inkoni hirigiye Karingani. Ahubwo se muribuka ku kwezi gutaha tuzagurira abandi bantu 3 inkoko barimo na fish. Sha bose barabyibuka pe. Ahubwo fiso yarabyiteguye nabonye yaratangiye kubaka n'ikiraro. Ikindi nagiraga ngo tuganireho nukureba uburyo twasubukura cya gikorwa cyacu cyo kubakiranye na bafisi nabyo bikava mu nzira. Kabisa cyo nkukundira no kuntu ugira ibitekerezo byiza. Ahubwo se baretse ejo tukazakivuganaho mu nama tukemeranya umunsi tukareba ukuntu ushatse twayozuza nibura nabo bakayijyamo. Ahubwo nabonye n'abakuru bashaka kudufasha. Nza hano nahuye na mujyanama umushinzwe ubukangurambaga bw'ubumwe n'ubwiyunge. Arambwira ngo tuzamubwira sabe gitifu w'akagari cya gikorwa cyaguke. Noneho cyitabirwe n'abaturage bose nk'ibindi bikorwa nk'umuganda. Noneho tubona uko twamenyekanisha n'ibikorwa byacu. Icyo gitekerezo ni inyamibwa kabisa. Wa mugani dufatanyije n'abakuru byarushaho gutanga umusaruro. Naramutse Kampi. Waramutse wamaho? Ego ko uziko nari nakuyobewe. Waramutse neza? Wari wanyobewe gute se Kampi? Ndabona warabyibushye di kandi warabaye n'akayobewa. Yewe nuko utarumperutse ma.
urabona ukuntu wabaye mwiza wa usigaye usa nk'ifaranga neza neza. Nanjye ni ukunyigisha gucuruza ngacya nk'abandi bagore. ni karibu uzaze rwose uzaze nkwigishe. niko ye aya mashu yawe akuze mwanya kima. ejo bundi si ubona kunyuzeho urimo kugemeka. Aya mashu yanjye se yabonye akavura kandi nashyizemo n'agafumbire k'imborera gahagije akura vuba. se niyo mpamvu yewe mu minsi iri imbere turaza kubona aho tugurira imboga hafi yacu pe. Niko bimeze da. Ahubwo se ko mbona ugiye uragaruka mu rugo ryari ko nashakaga kuza kugura amavuta yo guteka nemengura. yewe aho ngiye ntabwo ari kure ndaba ngarutse mu kanya. ntabwo ntindayo. Ntacyo ndabategereza ye mutebuke. ye turasubira reka ngende. Sawa ye reka nanjye ndebe ko iri tarasi narisoza. yego yewe uwatega igare hari nibwo nakwihuta. bose nakerewe kandi abajya kwa muganga barazinduka. gusa aya masaha niyo meza kuko ndi busanga abarwayi benshi batashe ntaza kwahurira n'abaturage b'inahasi nabakira n'amagambo yabo. ese noneho nahahurira na zabadi n'amagambo ye ntamukizwa n'ikira. reka mpagarare hano ariho ntegera igare. ese ko mbona amagare yose aza afite abagenzira. cyokoze mana inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge zagize akamaro ku baturage b'inaha nubwo bamwe imitima yabo ikinangiye. sinarinzi ko nakongera kuvugana na Kamire ndetse na nyirasenge Foromina da. ahubwo se reka nicare ndabona nta nigare riri hafi yanjye ahangaha. reka mvuna akagongo. nyamara Foromi amafaranga 25,000 ntabwo ari menshi ku itongo nkiri pe. Umva mujyana reka nkwereke kuraho 10 hasigara 15 kuko nanjye urabona ntago ari itungo ngiye gucuruza ngo wenda ngiye kukungukamo. Foromi akundi nabigeza ngaho yane. Urakoze cyane mujyana. naho ubundi se rwose nari nkeneye intama. ntuzi ko kera muri urugo zahahoze? Uziko mbyibutse hari umusaza twari duturanye yakundaga kuza kubangurira hano intama ze. hano ngo mwagiraga rugiye ifite amahembe yigondoye ngo yatangaga icyororo. Papa Muhire rwose yari yarayikuye mu bapadiri ikagira ubwoya bwinshi n'amahembe maremare. ahubwo urayinyibukije. Izo ntama z'ubwoya bwinshi menya zarabaga zaravuye i Burayi. akenshi bazisanga mu bapadiri babera. niko se Foromi ko numva hano wahumura inzoga birutse kuvunura. Wahora n'iki mujyana? ejo bundi Simbikangwa yaje kumfasha kwenga. umuvure wose uratema wo gacwa we. ayiwe mpore Foromi Simbikangwa byamugendekeye bite mwuka byarana. Ni ibiba byashatse kuba pe kuko n'ubundi Simbikangwa niwe wari usanzwe unyengera. cyakoze yakomeje kugerageza mfa gutemuzamo akabito ka 15 ariko nako natinye kugaha abantu kuko bari bamenyera urwago rwanjye rwiza. nanze ko bancishamo ijisho ma. Yega Foromi kugira ngo ntigwakomeje kumuza amahemo n'umpumurira se. yewe reka mfe kukuzanira wumve. Zanira y'intama imwe Foromi. Yakiye nta marambe nyizi zitanu ku kiraro cy'inka. ndaje muzanire. Koko ntawe neza rubanda. Nk'ubu bakimanye n'abasimbikangwa batimitse gute kuza guhemukira umubyeyi nk'uyu. Ugira umutima mwiza gucya koko. Kandi numva bavuga ko n'umugabo we yari Imana y'u Rwanda. Jenoside we ubu rwose uyu mubyeyi ageze mu gihe cyiza cyo guteta ku bana be yitegura abakwe n'abakazana. aho sinagutindiye mujyana. Oya da nakomeje kwitegereza amatungo meza ufite hano. niko ye iyo ni kamwe litiro zingahe? akira umva ko kameze mujyana. Murakoze. naho ubundi se mujyanama iriya nkubona mu gitondo ikamwa litiro 15 nimugoroba ikamwa litiro 10. yaramfashije cyane pe kuko amafaranga nkura mu mata niyo nifashisha mu kwikenuza. icyaka cyari kinyishe naho icyawe byayo inyereka ko itatubye umukamo rwose. mujyana nyuma ya jenoside nashakisha amafaranga ngura inka ariko yakamwaga make nuko nyiteza intanga ibyara akanyana k'ikimanye nako ndongera ngateza intanga iriya nkubona ikomoka kuri iyo. Ufite akaboko ko korora pe. niko ye mukanyambye ko Simbikangwa ari ukwengera. Nebuka ko ejo bundi nahuye n'umugore we Marigarita musuhuyanye kinabi. mwahuriye se mujyana? umva Marigarita nanjye mba mbona yarabihiwe pe. umugabo yarafunguwe njye nishimira ko agarutse mu muryango. ndavuga nubwo Simbikangwa afunguwe yarireza akemera icyaha agasaba imbabazi ni intambwe ikomeye yo kongera kubana kuko burya yari yarabyaye n'umwana wanjye muri batisimu. Ese nuko bimeze? aho aziye rwose ubona yarahindutse ndetse ubu tubanye neza nta kibazo. gusa ikimbabaza nuko umugore wa Marigarita iyo duhuye avugira ku mutsi w'iryinyo
kandi rwose umugabo atarafungurwa twarahuraga akansuza tukaganira. forome cyangwa yaba akeka ko wamutwariye umugabo. Yego ko mwabasindimwe ugize ngo ikimujyana ubu si imyaka yanjye niyo gutwara abagabo. Uzi ko Simbikangwa arongora Marigarita umwana wanjye w'imfura yari afite imyaka 6. mwaganiraga da ahubwo ejo bundi abaturage batanze ntabaza bavuga ko kwa Simbikangwa ari umwe mu miryango ibana mu makimbirane. Abaturage ntabwo bakigoheka. Aha yewe ntacyo mbiziho da, ariko nkurikije uko mbona Marigarita ashobora kuba adaha agahenge mugabo we pe, kuko ubona Simbikangwa yaraheranwe n'agahinda. Njye mbona ingaruka za jenoside zaratugezeho twese abayirokotse n'abayigizemo uruhare. Yewe ingaruka za jenoside zageze ku muryango nyarwanda wose muri rusange, gusa tugomba gukomeza guhangana nazo. Yego birashoboka nubwo urugendo rukiri rurerure. mbega imvura noneho si ukugwanyigirijeho nkana pe. ubu si uko ngeze Nyamitavu umwuka byaramwe bigaragara amahoro ho ndagerayo. ubu nawe mugezi wuzuye sinabasha kuwambuka. ariko si ubundi wacumbika kuba amahorora ato byose ni kimwe. abavuga bazakomeza bavuge nibaruha bazaceceka. n'ubundi ndabona ngiye kuhagera, reka nihangane nubwo nanyagiwe. yamaye nka data yewe we uzi ko inkuba yarinyanuye. yebega inkuba yarinkubise neza. reka nihute ndabona imbere hari umuntu ufite umutaka wenda yantwikira. yewe ra uwo ni rumpamagara se Nyagasani. ese ni wowe Simbika? Mana ishobora byose, nuko wabaye si ukunyagirwa, wadishe neza pe. niko wahora n'icyo mugore we. imvura yari nyinshi pe. ese ubu uvuye he Simbika? gahigira hino ngo utwikire. niko ye ese ugira ngo ntukoze igira hirya ariko ntaza kugutosangira rwose imyenda yatose. ngo iki nyegera nta kibazo pe. none sase ndabiki hari ubwo ndapfa sindi umunyu ngo ndayonga, ahubwo se buragera ibwera amahoro ute koko Simbika? kubuna wa mugezi wuzuye. yewe Gazabate yewe menya hari ndaza gushaka uko ncumbika. ubundi se waje nka gucumbikira kubizi ko nta mugabo ngira, na wa muhungu wanjye yagiye kwa nyirakuru, nta muntu uzatubara inkuru, ndagushuhiriza amazi urakaraba humura, mfite n'icyumba cy'abashitsi dawe utagira ngo. nikoza wa aha yewe ubusa ntiwabivugara n'amagambo yawe. ugize ngo iki Simbika? ariko nushaka unyizera nukuruza urari wanjye n'amahoro masa. niganiriraga da nawe se ubundi ese ugira ngo wandaza njyenyine nkabyemera n'iyi imbeho iriho rwose wansegura igituza nkasinzira nk'agahinja. ariko se ubundi Simbika uzahera kwawe amahoro gusa, ariho ukwamira honyine waje n'iwanjye ukumva uko byifashe. ese wamugana uko ndebera ku irembo nkashima uwo mu gikari ho byifashe bite? byihorera wa mugabo uhageze ntabwo wakwifuza kugira indi musangirira kuri iyi sahane. ni nko kunyerera mu buki ugakubita umunwa mu mata. yamaye nka rero reka da Gazabate niko ye niyo imbeho siriho. Uwitwa Amahoro niyinjire. baramamagaye. mana we mana yanjye birabiryoya ntibiba amaraso. ntibeyo we. muganaje. Ni karibu w'Amaho, amakuru yawe? urebye ni meza da. Ni byiza. ese w'Amaho ugira umugabo, ufite abana bangahe? kuki umbajije ibyo bibazo muga? oya nta kibazo, nuko waje kwisuzumisha umugabo ataguherekeje. umugabo wo kumperekeza? umushinga w'urubyiruko wo korozanya bawugeze kure. Zawadi nawe yemereye icumbi Simbikangwa akazataha umunsi ukurikiyeho. ese mama azemera gucumbikirwa? Uwamahoro nawe yashyize ajya kwa muganga. ibizamini bizagaragaza iki? ntuzacikwe n'igice cya 16 cy'ikinamico Shira Impumu. hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292
501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri imeri ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse.